Oh no. Sheri wa biscuit. Mana yanje. None se nyine nkubeshe si ni sheri wa biscuit. No we. Chawani kuma nani cyo kumariye pe sheri wa biscuit mana. Ka biscuit ko ndagatora se biteza. Cyakoze icyo nakubwira cyo. Kugira nyine sheri wa biscuit. Cyane rwose. Ako tundi reka twazi. Ubundi mukundere cyo mukundira arasohoka nakangure ku kabiswi none se ndi mu rugo ku kabiswi nagakora yigo nakintu mukundira icyambere cyo ni boga yabiza arakeya Yesu ubwo gwari nkizera nawe umbe mfata neza unaho urabyumva ariko se wowe n'umwana abana icyabaye cyiza wajya kumunjani cyaba ari byiza wanjye uzakorera umwana umeze neza kuzana ibagare nk'iyo yawe yego ariko ntabwo ujya uzamuzana afite amafaranga njyewe ntabwo nakemera umusore udafite amafaranga wanjye wanjye ntabwo wapita gisohoka na kangurira burushete wakintuye bisute nyine nayemera ariko njye urambona ntabwo nayemera cyakoze biswi nyine n'izawe akugiye biswi mi reka ubwiye gusa mwana cyagusa n'umutungo wapi nabwo uzashaka ibagare ifite amafaranga none se amafaranga wanyine wakubera mwamuziranye nyine wandi kumva wagira ngo wanabigize bizinesi nyine wowe sanshaka iriboga yego okay nta kibazo nawe bijyamo ubutani duhora neza uzapfa gushaka iboga ari gukora bikubwiye ariko nawe nzaruka nk'akazi ntuzashaka uwa biswi oya ko numva bigize ikibazo nuko wambwiye ngatanga biswi